azabirimbagura. Haleluya. Humura Yesu wacu azabirimbagura. Abirimbagure. Azabirimbagura. Azabiringaniza. Azabisiribanga. Ibimeze nk'ubutayu azabirimbagura. Imana Ibimeze ishimwe. nk'amadeni azabirimbagura. Yego, yego. Humura Yesu wacu azabirimbagura. Yaba twakiranukaga, Yego. yaba muri iki gihe twabana na bagenzi bacu, ntabwo bari yuzuyemo amashari, ntabwo ari yuzuyemo ubugome, Yego. ntabwo ari yuzuyemo uburiganya, yarebaga buri muntu wese akamwishimira. Yego. Imana ishimwe. Yahabwa icyubahiro. Y'amagambo yo nyasomye numva humburije, namwe bene data bashiki banje abahumurize. Amen. Cyajya ngo uyu munsi Uwiteka kwishimire. Ube maso muri iki gihe. Atwishimire. Iki gihe biragoye kandi birakomeye. Yego. Abavuga ngo ijuru rizaza ariko rizabaho. Imana ishimwe. Yahabwa icyubahiro. Cyajya ngo Uwiteka kwishimire. Yes, twongeye kubaha ikaze bantu mudama kudukurikira kuri uyu muyoboro wacu wa Arine Official TV. Turabakunda cyane, Imana ikomeze ibahe umugisha. So nkuko bisanzwe rero, amazina yanjye bangita Mr. Kemona The Grain, njiri nyuma ya kamera nkuko bisanzwe. Ya turabakunda cyane, turagusuje wowe waba uri mu Rwanda, uri hanze yaho, uri mu bihugu bitandukanye, uri mu gihugu cya Uganda, uri mu gihugu cya Kenya, Burundi, Tanzania, ndetse aho waba uri hose ku isi udukurikira. Turakunda cyane kandi tunagusana imigisha myinshi ku Mana. So uko mubibona rero, dora tubazana abashitsi. Umeze ute? Ndaho nta kibazo ndi gushima Imana. Uragerageza kongera kugira ngo ibintu bigende neza. Urimo gushima Imana. Yego ndi gushima Imana. Iyo yatukunze n'uburyo turinda uko bwije nuko bukeye. Yego. Nihabwa icubahiro. Yego. So mwamwumvise rero, ameze neza nkuko musanzwe tuzaga tubazana abashitsi. Uyu muyoboro wacu twawushize kugira ngo tuzajye tuzana abantu batandukanye babwiriza ijambo ry'Imana kugira ngo tubohoke cyangwa se tugire icyo tuvugana n'Imana. Ya murakoze cyane rero. So amazina bakwita? Amazina yanjye nitwa Tuyizere Eric. Amazina asanzwe nitwa Izabirimbagura imeze nk'imisozi. Izabirimbagura imeze nk'imisozi. Yego. Mpamvu naririmbye ngo Izabirimbagura hari byinshi yarimbaguye. Yego. Byari bikomeye, biteye ubwoba. Yego. Nararwaye, ndwara imyaka 7. Ndaremba ngomba gupfa. Yego. Imana irandengera iraza yabirimbagura. Ndongera narabuze urubyaro. Ndangije impereza urubyaro ashize imyaka zigeze n'ubundi muri 7 zirenga. Yego. Irangije impereza umwana w'umuhungu. Yego. Ibyo ntakekaga bikoze. Niyo mpamvu naririmbye iyo ndirimbo yitwa Izabirimbagura. Yego. Amazina yanjye nayo. Bakwita Izabirimbagura. Izabirimbagura imeze nk'imisozi. Yego, mwabyumvise rero bamwita Izabirimbagura. Ubwo hari impamvu bamwise n'ababyeyi bawe bakwise iryo zina. Izina Izabirimbagura nje waryise kubera ubutayu bwinshi ari ndimo. Yego. Kubera ibibazo nahuye nabyo. Yego. Amazina asanzwe nitwa Tuyizere Eric. Tuyizere Eric. Yego, akongera n'iryo ryitwa Izabirimbagura. Ni abantu bari kwisa cyane waryise. Ni abantu barinyise kubw'ibihangano by'indirimbo zanje. Uri umuhanzi. Ndi umuhanzi. Uri umuhanzi urimba indirimbo z'Imana zisanzwe. Zisanzwe indirimbo z'Imana zisanzwe. Rucinga nararucinze. Yego. Teganya no kongera gushira ku mashusho muri iyi minsi zaza. Ufite audio. Mfite audio. Okay, ubwo rero iyo album yitwa Izabirimbagura cyangwa hari n'indirimbo yitwa Izabirimbagura? Album yitwa Izabirimbagura kuko ari iyo ndirimbo ari yizibanjirije. Kubera niyo mpamvu bayise Izabirimbagura. Okay, ubwo bwazo no kuturimbiraho gakiya ko iyo ndirimbo yitwa Izabirimbagura. Ibyo zina riratangaje kandi rifite n'ibindi bintu byinshi rihishe. Ya so turakwakira rero kuri Arine Official TV. Murakoze cyane. Yego. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo ibiguteye ubwoba imbere yawe ibihinduye ubusa. Imana ishimwe. So mbere yo kutangira rero wamanza wadusengera kugira ngo iri jambo ry'Imana turibanemo neza twese turimo tumeze neza. Reka duce bugufi dusenga Imana. Yego. Mana nziza. Yego. Mana nyiribihe turagushimye turaguhimbaje.
Yego. dushimye uburyo watubanye mu Yesu wera wa Isirayeli, dushimye uburyo waturinze tugirire neza. tutarabo kurindwa, Wakoze, ni wowe. uhabwe icubahiro. Shimwe. Turi ahantu tugiye kwinjira mu ijambo ryawe, Turi imbere Manzi, yawe. tunganye imitima yacu, Manzi utweze. manzi utweze kandi Manzi udutunganye, ukure ikibi n'igisacu. kandi buri muntu wese aze kumurikirwa nawe. Haleluya. Igisa n'umwijima Uri kivanwa imbere imbere yawe. yacu, Tugirire igisa neza. n'ibibazo kivanwa imbere yacu, Toka. kandi buri muntu wese ufite icyifuzo aze gutabarwa nawe. Yego. Nidutabarwa nawe turashima izina ryawe. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze rero data mwiza, ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, buri muntu wese aze kubonekerwa nawe, Mana ishimwe. kandi imbaraga zawe ziganze ku buzima bwacu, kandi ukuboko kwawe kuganze ku buzima bwacu. Yego. Nitubashije rero turashima izina ryawe. Yego. Nsengera abatabonye umwanya nk'uyu nabo basanga ubahumurize. Nsengera abari muri gereza nabo bahumurize. Yego, Mana. Nsengera abarwayi bahumurize. Bagereho. Nsengera abadamu batwite nabo bahumurize. Nsengera abafite inzara n'inyota nabo Bagirire bahumurize. neza. Nsengera abafite ibibazo bitandukanye nabo bahumurize. Yego. Kandi ukuboko kwawe gutabare mwami kugere ku buzima bwacu. Yego. Nitubashije turashima izina ryawe. Yego. Urakoze rero data mwiza, urakoze. Icyo twanze ni imyuka mibi, Mu izina Icyo rya twanze Yesu. ni agasuzuguro k'abadayimoni, Mu izina rya Icyo Yesu. duhamagaye ni imbaraga zawe, icyo duhamagaye ni imbabazi zawe, ngo ibyo bikomeze kubana natwe. Urakoze kutugirire neza, urakoze kutugose, tugusabye bikeya, ibyishobora byatugirira ubuntu bikomeze kuganza ku buzima bwacu. Amen. Amen. Ya, urakoze cyane. Ubwo ni karibu no mu ijambo ry'Imana. Ngiye kubanza kuririmba indirimbo ivuga ngo izabirimbagura, Yego. imeze nk'imisozi, asigaye mbona ubwinjira mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Yego. Petero na Yohana bari mu bwato, Yesu arababona arababaza ati, mbese mwafashe iki? Ntibati ntacyo. Arababwira ati, nimukure iburyo mushyire ibumoso. Yego. Ntibarakurura amafaraza, ntibarakurura arabananira, ibimeze nk'imisozi azabirimbagura. Yego, haleluya. Yesu wacu azabirimbagura. Petero na Yohana bari mu bwato, Yesu arababona arababaza ati, mbese mwafashe iki? Ntibati ntacyo. Arababwira ati, nimukure iburyo mushyire ibumoso. Ntibarakurura amafaraza, ntibarakurura arabananira, ibimeze nk'imisozi azabirimbagura. Haleluya. Humura Yesu wacu azabirimbagura. Abirimbagure. Azabirimbagura, azabiringaniza, azabisiribanga, ibimeze nk'ubutayu azabirimbagura. Imana Ibimeze ishimwe. nk'amadeni azabirimbagura. Yego, yego. Humura Yesu wacu azabirimbagura, azabirimbagura, azabiringaniza, azabisiribanga, ibimeze nk'ibibazo azabirimbagura, ibimeze nk'amagambo Abirimbagure. azabirimbagura. Humura Yesu wacu azabirimbagura. Yego. Babahungu banesheje ibye Babuloni, i Daniyeli mu rwobo rw'intare, intare zimwasamiye ntizamurya. Babahungu banesheje ibye Babuloni, Saduraka Mana ishimwe. inabishake inabedenego, Nebukadinezari arema igishushanyo, ati mupfukame ibatire kada, itanura ry'umuriro ngararinyegeza, ibatire kada, ibimeze nk'imisozi azabirimbagura. Haleluya. Yesu wacu azabirimbagura. Abahungu banesheje ibye Babuloni, i Daniyeli mu rwobo rw'intare, intare zimwasamiye ntizamurya. Babahungu banesheje ibye Babuloni, Saduraka inamishake inabedenego, Nebukadinezari arema igishushanyo,
ati mupfukame ibatire kada itanura ry'umuriro ngarariyegeza ibatire kada bimeze nk'imisozi azabirimbagura umura Yesu wacu azabirimbagura azabiringaniza azabisiribanga ibimeze nk'imisozi azabiringaniza umura Yesu wacu azabirimbagura azabiringaniza azabirimbagura azabisiribanga ibimeze nk'amadeni yego birimbagura mu izina rya Yesu ibimeze nk'ibibazo azabirimbagura yego haleluya amen Imana ishimwe cyane yabwa icyubahiro tugiye kuganira amagambo y'Imana aboneka mu ijambo ry'Imana avuga ngo ibyo ubona biguteye ubwoba imbere yawe ibihinduye neza Imana ishimwe ntabwo icyubahiro yego ndatekereza aya magambo tugiye kwaganira kuko nababwiye amazina ni Tuyizere Eric ariko amazina asanzwe izabirimbagura ibyo baguhamagara imisozi ibiteye ubwoba imbere yawe biteye ubwoba imbere yacu izabirimbagura Imana ishimwe amen yuko amagambo aboneka mu gitabo cy'itangiriro ni ibice 7 hari kuvuga ngo Nowa yinjira mu nguge yego umwuzure urimbura abantu yego Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nguge n'abo mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe amen amen Imana ishimwe yabwa icyubahiro yaritegereje maze kwitegereza abantu benshi bari buzuyemo ubugome abantu benshi bari buzuyemo amashari abantu benshi bari buzuyemo uburiganya umuntu akarabugeza akamurenganya ariko Imana yangije iritegereje icyo gihe yitegereza ibwira Nowa iti muri iki gihe mu maso hanje niwe mbonye ukiranuka muri iki gihe Imana ishimwe yaba twakiranukaga yaba muri iki gihe twabana na bagenzi bacu ntabwo bari yuzuyemo amashari ntabwo ari yuzuyemo ubugome ntabwo ari yuzuyemo uburiganya yarebaga buri muntu wese akamwishimira Imana ishimwe yabwa icyubahiro y'amagambo yo nyasomye numva humburije namwe bene data bashiki banje abahumurize kuri aya magambo kuri iri jambo turi kuganira aya masaha Yesu atwishimye Yesu nashimwe amen wese agiye kuzaza azatwambika ry'ubugingo ibyo masabiye naje nisabira wese kusomujwe wacu amen tufatanye iyo ndirimbo ituyiza kuririmba iyo ndirimbo asigaye itugirire neza ituyiza kuririmba iyo ndirimbo indirimbo naririmbye bikomeye iva ngo ndagushima Mana kutangiza ikimuga ndagushima Mana kutangiza ikiragi ndagushima ko wandinze covid niyo mpamvu ndimo ndi gusirimba Imana habwe icubahiro amen kwizamura tuyiririmbe ndatekereza ngo tuzagira nubwo niduba turi gushoka ku mashusho tuzaba tuna bwoko bw'Imana tuzabana namwe kandi muzadutumire yego Imana gwicubahiro yego ndagushima Mana we kutangiza ikiragi ndagushima Mana we kutangiza ikimuga ndagushima Mana we ko wandinze covid niyo mba haleluya turimo dusirimba Imana ishimwe ndagushima Mana we kutangiza ikiragi ndagushima Mana we kutangiza ikiragi ndagushima Mana we ko wandinze covid niyo mpamvu muri kureba turimo dusirimba